Ntunyuriyemo rero muri make umwanzuro ugena itandukaniro ry'amoko cyangwa amatsinda 6 n'ibyiciro 6 abagabo cyangwa abasore babarizwamo, n'ukuri bufate mu mutwe muri make ko uwa mbere ari Alpha yaremewe kuyobora abandi muri wahora ashaka ubutegetsi. Uwa kabiri ni Beta akora nk'umufasha cyangwa umufana wa Alpha ku ruhande rwe kugira ngo nawe atange ubufasha bwe kuri societe. Gatatu ni Delta, ni wa mugabo utagorana ahubwo hagakurikiza amategeko n'amabwiriza nk'uko abandi bantu babishyizeho kandi babigennye. Kane Gamma afatwa nk'umwigomeke, ahora ahanganye mu bitekerezo n'abamufiteho ububasha kandi ntakozwe ibyo kumva ibintu kimwe n'abandi cyangwa ubundi buryo abantu bo babyumvamo. Gatanu ni Omega, n'umugabo uba hasi y'abandi bose, arasuzugurwa n'abandi ariko nyine abafite ubuhanga bwihariye mu byo akora kuko nyine yagutungura ukumirwa isaha ku isaha. Gatandatu ni Sigma, yumva yihagije, akora ibintu bye mu buryo butamenyerewe, akunda ibigezweho, afasha abandi adategereje kubishimirwa. Niba wiyumvisemo tubwire uwo uriwe muri comment, kandi niba wumvisemo umugabo wawe, umukunzi wawe, papa wawe, musaza wawe cyangwa undi muntu wese w'igitsina gabo uzi ko ateye atyo, tubwire icyiciro arimo cyangwa abarizwamo hasi muri comment. Ni hano dusoresha iki kiganiro cy'uyu munsi. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nitwa Tim Sanze. Ciao ciao, nakagaruka.